ndakomeza isezerano ryanjye nawe, ibifite umubiri byose ntibizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure, kandi ntihazabaho ukundi umwuzure urimbura isi. Imana iravuga iti, iki ni cyo kimenyetso cy'isezerano nsezeranye nawe n'ibifite ubugingo byose muri kumwe kugeza ibihe byose. Kiza umuheto wanjye mu gicu, niwo mukororombya uzaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye n'isi. Tayarubwo abantu basenga muba mwabyumvisha. Aya ni amagambo aboneka mu itangiriro, ubwo ni ibice 9 ugahera ku murongo wa 11 ukamanura nko wa 13 gutyo n'ano magambo arangirira. Ndagira ngo noneho twinjire neza muri kino kiyegeranyo cyangwa se muri ino nkuru. Ni nyuma yuko isi yose ihinze umushyitsi cyangwa se igize ubwoba, haba umukecuru, umusaza, umwana, abantu benshi bagiye batandukanye batangiye kwibaza ngo ese biraza kugenda gute itariki 25 ubwo ababizi neza ni kuri Noheli, turaza kubaho gute, turerekeza hehe? Ndetse n'abantu benshi bari baramaze kwizera iki kintu ngiye kubabwira, bari baramaze kuzinga utwabo, bafata amafaranga yabo berekeza muri Ghana, aho bari bizeye ubuhungiro bw'ibi bintu ngiye kuba mbagezaho. Ni umugabo witwa Ebono wari umaze iminsi atrendinga kuri social media avuga yuko isi igiye kurangira, ndetse uno mugabo witwa Ebono yakoze ibintu byinshi bitangaje abantu barebaga batanamwizera, bakibaza bati se ni ukubera iki uno muntu tudakwiye kumwizera bitewe n'ibikorwa arimo aragenda akora, bitewe n'amafaranga arimo aragenda ashora, kugezaho abantu benshi ibihumbi byagiye bifata ibyabo bikagurisha bakamanuka muri Ghana bavuga bati no tugiye kuba twashakira ubuhungiro, no tugiye kuba twahungira kuko isi igiye kuba yarangira. N'umugabo waje kuri social media avuga yuko Imana yamusuye mu nzozi cyangwa se yamuhagendereye imuhishurira yuko isi igiye kurangira uno mwaka wa 2025, ndetse mu kwezi imuha n'itariki. Ngira mubwira uti isi izarangira ku itariki 25 z'ukwezi 12. Ngira ngo abantu benshi ubwo muri kunyumva neza, ubwo ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 ariko turi guhumuka ko naho kanya, ubwo bivuze ngo azaba ari kuri Noheli. Ubwo ni ku bakristo, abantu bizera Yesu Kristo baba bizi neza yuko uwo munsi aba ari Noheli. Bimeze gute rero? N'umugabo waje mu mihanda avuga yuko isi igiye kuba yarangira, ndetse ngaragenda gufatira ibiti bigera ku bihumbi 250, abazamo imbaho zimwe nziza, arakugendera yubaka icyo bita inkuge. Murabizi umuntu yubatse bwa mbere bikavuga muri Bibiliya ni umuntu witwa Nowa, ubw'Imana yendaga kuba yarimbuza isi umwuzure bitewe ngo n'ibyaha abana b'abantu bagendaga bakora. Ariko ndaza kubigarukaho, wenda mabwire buryo ki bishobora kuba ari scam, babwire buryo ki wenda uno mugabo ashobora kuba ari umutubuzi arimo aratuburira abantu. Uno mugabo ntabwo byarangiriye aho, yubatse izo nkuge zigera ku 8, ariko inkuge imwe ikaba ifite ubushobozi bwo kuba yakinjiza abantu miliyoni 100. Urumva yuko ari inkuge nini. Impamvu ngoza kino kiganiro nuko uno mugabo biri kuvugwa yuko yamaze kuba yatabwa muri yombi kurikiranwe ibyaha byo gutera ubwoba abantu, cyangwa se gutera nyine umva no gutera ubwoba abantu, cyane yuko ari n'abantu bari barasize ibyabo bajya muri Ghana bavuga bati ino tariki kigera tugomba kuba turi tayari tukahita twinjirana mu nkuge n'uno mugabo. Icyambere, izina Ebono murabizi yuko umuntu wakoze igikorwa nk'iki ngiki abwira abantu yuko Imana igiye kurimbuza umwuzure isi, ari umuntu witwa Nowa. Twese dusoma muri Bibiliya, benshi bakuze bamwumva muri story, ndetse abantu benshi banabifata wenda n'inkuru ziri aho ngaho zisanzwe bitabayeho, ariko n'umugabo wa mbere twumvishe muri Bibiliya. Bivuze ngo n'uyu wa kabiri yaje yitirira izina Ebono. Bivuze ngo yaje n'ubundi asa nk'uwambaye yasura, asa nk'uwambaye yashusho tuzi muri Bibiliya ya wa mugabo wari wahanuriye abantu akababwira yuko banza kwizera Imana, bityo Imana igiye kuba yarimbuza isi umwuzure. Ndetse no mugabo witwa Nowa, ubwo turajye tubifata tubihuza n'ibyo muri Bibiliya, niwe wa mbere twumvisha wabaje izo nkuge abantu bamuseka avuga ati Imana igiye kurimbuza isi umwuzure, abamfasha muze mumfashe tubaze, wenda umwuzure nuza tuzahungire muri buno bwato cyangwa se muri nungu. Ubwo ni ubwato nyine bunini cyane abo babujyamo abantu benshi, kuko muzi yuko ubwato bw'umuntu witwa Nowa bwagiyemo amatungo, bujyamo buri kiremwa cyose, bujyamo famiye ye, bujyamo abakazana be, abakwe be, bwagiyemo nyine
ibintu byinshi urumva ko ari ubwato bunini cyane. Bivuze ngo ibintu uno mugabo witwa Ebonowa nawe yakoze bijya hura neza n'ibyo uyu mugabo dusoma muri Bibiliya, twakuze twumva, twakuze dusoma mu rusengero abasengaga, twakuze twumva bigiye bitandukanye. None nuno mugabo witwa Ebonowa ni umuntu ugaragara neza yuko yambara imyenda cyangwa se imyambaro ya kera. Bivuze ngo afite umudesigner wajya designinga ya myambaro ye ya kera. Wone ragenda bashyiramo tu video mugende mutureba. Impamvu twaje gutangira dusoma ijambo riri mu itangiriro ibice 9 guhera ku murongo wa 11 nuko ubwo umwuzure wateraga isi muri iki gihe cya Nowa, Imana ikimara kuba yakumutse ubutaka. Murabizi uko hashize imyaka myinshi uwitwa Nowa na famiye ye bagenda barabuze ku nkombe cyangwa se barabuze aho ubwato bwazahagararira kubera umwuzure warabaye mwinshi waraje utsemba ibintu byose ubikura ku isi. Imana yarirahiriye iravuga iti ntago nzongera kurimbuza isi amazi y'umwuzure, ndetse ngiri n'isezerano ngiranye nawe. Ubwo yabwiraga Nowa ndetse n'ibifite ubugingo byose, ndetse iravuga iti ngiye gushyiraho ikimenyetso ku gicu. Aho ku gicu yavugaga ikimenyetso cyangwa abantu benshi murabize, n'imvura igiye kugwa mukahita mubona umukororombya, ni cya kintu cyitambika ubwo hejuru ntabwo nabisobanura cyane, murabizi cyane, gifite amabara menshi. Iyo haje mu mukororombya ni handi ujya kumva ngo imvura yari igiye kugwa ntabwo ikiguye. Imana iravuga ati nshyizeho ikimenyetso hagati yanjye namwe, umukororombya ni uzabereka yuko nazongera kurimbuza isi umwuzure. Ariko tugarutse kuri uno mugabo dufite muri 2025 witwa Ebonowa, we urumva yuko avugaga yuko Imana igiye kongera ikarimbuza isi umwuzure. Kandi abasenga cyane cyangwa se abantu basenga ubwo n'abarokore n'abakristo bavuga yuko nta kintu na kimwe Imana igivuga ngo yivuguruze. Ubwo nimba yaratanze isezerano yuko itazongera kurimbuza isi umwuzure, ubwo nuko shobora kwirimbuza wenda ibindi bigiye bitandukanye ariko bitari umwuzure. Ubwo bivuze ngo kumva yuko no mugabo witwa Ebonowa wamaze kuba yatabwa muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo kuba atera abantu ubwoba cyangwa se akoresha ibintu bimeze nk'ibikangisha atera abantu ubwoba, bamaze kuba basiga ibyo bakamusanga muri Ghana. Ndetse wahoraga avuga ati abantu ni munyizere ku itariki 25 haraza kuba gatangaza, munyizere tuzinjirane muri zino nkuge. Yubaka inkuge nyinshi cyane, ubwo amaze kuba yatabwa muri yombi. Urumva yuko yere yagaruye icyo kivuga yuko Imana igiye kuba yakongera igakora ikintu yakoze, ndetse amaze kuba yasezeranya abatuye isi kitazongera cyo kurimbuza isi umwuzure. Impamvu naje gukora ino nkuru, wenda hari abantu benshi nakomeje kugenda batanga amakomenti ku isi hose, abantu bari kwibaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bakavuga bati se kuba mutaye muri yombi bavuga yuko ari gukanga abantu, ese ino tariki igeze imvura ikagwa ikaba nyinshi byagenze gute? Urumva bahunze bajya muri Ghana, baravuga ati imvura nitangira kugwa tuzabe twiteguye turi muri Ghana tujye twinjira nawe mu nguge. Abantu benshi bari kwibaza bati ese ko yatawe muri yombi uno mugabo witwa Ebonowa, noneho itariki 25 nizigera koko yamvura ikagwa bizagenda gute? Aho ntabwo wasanga abayobozi b'ibihugu bigiye bitandukanye aribo bambira mwinginze ngo tujye muri izo nguge, cyangwa se ugasanga bamurekuye amazi yarenze inkombe. Niyo mpamvu nkoze kino kiganiro ndetse nkanazanamo namwe mu magambo ari muri Bibiliya Imana ubwayo yatuje n'akanwa kayo, ndetse yaje kubibwira ati ntago nzongera kurimbuza isi umwuzure cyangwa se amazi. Ntabwo navuga byinshi, mukande subscribe kuri no YouTube channel, nitwa King Ella Rwanda, ni YouTube channel yitwa King Ella Rwanda. Muze mukande subscribe mukabyara mwe nagari yanyu nagacano kanyu ndetse munamfunge kuri IG Instagram nitwa King Ella Rwanda.